Muraho nshuti bakundwa ba Sharif TV, uyu munsi mbazaniye ubuhamya bw'umwana bita Cedric, mukazamubukurikirana hano kuri Sharif TV, mbahaye ikaze. Muraho, amazina yanjye ni Twizere Cedric, ngiye kubabwira ubuhamya bwanjye kuko nakundanye n'idayimoni turi ku ishuri, nkisanga ikuzimu mu nzira y'umubabaro n'agahinda gakabije n'ingoyi, na n'ubu ngubu bikinkurikirana. Navukiye mu karere ka Musanze mu mwaka w'2003, tariki 2 z'ukwa kabiri niho nabonye izuba. Abenshi turangana n'abandi ngana n'abana babo. Impamvu banyise umwana ni uko nkiri muto cyane, nta myaka 30 mfite. Navukiye mu muryango w'abakristo, papa na mama babaga muri korali. Twari umuryango wishimye cyane. Papa na mama barakundanaga cyane, nanjye bakankunda. Nuko umunsi umwe twagiye gusenga nk'ibisanzwe, twari dusengera muri ADEPR. Pasiteri waje kutwigisha ijambo ry'Imana yigishije ababyeyi gushishikariza abana babo kuzaba pasiteri. Papa nuko yaje kunganiza arambwira ati, mwana wanjye Cedric, uziga Bibiliya nawe uzabe pasiteri. Papa yanshakiye abarimu beza kandi bashoboye kwigisha. Nuko natangiye kwiga Bibiliya, kuyisoma no kuyisobanura muri rusange. Kuva icyo gihe natangiye kwiga Bibiliya cyane, nyibandaho. Nari mfite abarimu beza, baratwigishaga cyane kandi nigaga n'amashuri asanzwe ano ya primaire. Nakomeje kwiga Bibiliya niga n'amashuri asanzwe. Narangije primaire njya muri wa mbere segonderi. Mu wa mbere segonderi niho ibintu byose byatangiriye. Nakomeje kwiga Bibiliya cyane, ariko pasiteri akomeza kutubwira ati tujye dukora amarushanwa ya Bibiliya no kwigisha. Nuko twatangiye kujya dukora amarushanwa yo kwigisha. Nari mfite impano yo gusoma Bibiliya neza no kuyisobanura abantu bakabikunda. Nari mfite impano yo kwigisha Bibiliya cyane. Nuko twakoze amarushanwa, dukomeza gukora amarushanwa yo kujya twigisha Bibiliya. Umunsi umwe twakoze imbwirwaruhamwe, amateraniro asoje, ababyeyi baza kumviriza abana bose ukuntu twigisha Bibiliya. Nigishije ababyeyi bose barafashwa, barahinduka kandi bumva ko ndi kubigisha ibintu bizima batigeze bumva. Kuva icyo gihe mwarimu yabonye ko ababyeyi bankunze bose, mwarimu atangira kubona impano mfite cyane. Yabonye impano yanjye atangira kunkunda mu buryo bwihariye. Atangira kunjyana kwa pasiteri wari uyoboye paruwasi yacu. Nakomeje kuharya. Pasiteri wari uyoboye paruwasi yacu ntibyatinze nawe yabonye impano mfite yo kwigisha Bibiliya neza, nkayisoma, nkayisobanukirwa ndetse nkayisobanurira n'abandi muri rusange. Pasiteri yaratunguwe cyane kubona uyu mwana ufite imyaka ingana nk'iyanjye, kuba nari nzi gusoma Bibiliya kuriya, nkaba nzi kuyisobanura neza kuriya mu buryo bushishikaje kandi buteye amatsiko, burimo ubuhanga bw'umwihariko. Pasiteri yabonye impano mfite ntiyayipfukirana, atangira kunjyana mu materaniro manini ngo njye urigisha ijambo ry'Imana. Nagiye kwigisha ijambo ry'Imana mu materaniro manini. Nuko nigishije ijambo ry'Imana, abantu barakizwa, barahinduka, nanjye ubwanjye bikantangaza. Umurimo wo kubwirizabutumwa nawe urawutangiye, ariko ntabwo nari nzi ko bizagenda kuriya. Abantu barahinduwe mu buryo budasanzwe, barafashwa ndetse baratunganya. Nuko pasiteri yakomeje kubona ukuntu nigisha abantu, paruwasi iramenya yose. Ahantu najyaga gusengera hose
nasangaga urusengero rwuzuye bantegereje, ab'i Musanze barabizi. Nakomeje umurimo w'ibwirizabutumwa ariko nigaga n'amashuri asanzwe yani ya segonderi. Narangije mu wa gatatu icyiciro cya mbere cy'amashuri yisumbuye ariyo toronkome. Nagize amahirwe ntsindira ku manota meza. Natsindiye ku manota meza cyane ku buryo bampaye kwiga animal health, ubuzima bw'amatungo cyangwa ibyo mukunze kwita veterineri. Natsindiye bodingi. Igihe cy'itangira cyarageze, nuko napakiye ibikoresho byanjye byose. Mama yampaye Bibiliya nayipakira mu bikoresho byo nari gutwara. Arambwira ati mwana wanjye ntuzigere ureka gusoma Bibiliya, uzajye ukomeza usome Bibiliya. Nanjye naramwumviye kuko narabikundaga cyane. Mama wanjye we yari umubyeyi yatunguranye cyane. Mama yarateye amatsiko menshi. Mama yarankundaga cyane. Nagiye kujya bodingi arababara. Arambwira ati mwana wanjye ntuzibagirwe gusenga, nanjye nzajya nkusengera. Abana bose bagiye bodingi bwa mbere barabizi ukuntu ababyeyi bajya batubwira. Mama yampaye impanuro zo kugenderaho, nanjye ndamubwira ati nzabikora. Mama yaramperekeje ajya kuntangiza ku ishuri. Nagiye kwiga mu karere ka Nyabihu mu kigo nashatse kuvuga. Cyari ikigo cy'abakristo, ni ikigo cyari gihagaze ku myemerere ya gikristo. Nkireba uburyo ikigo kimeze narabikunze cyane kuko nanjye nari ndi umukristo. Nuko natangiye ubuzima bwanjye bwo kwiga. Mama yaransezeye aragenda. Natangiye ubuzima bwanjye bwo kwiga. Umwaka wa 4 ni umwaka utaranyoroheye na gato. Twari dufite amasomo menshi kandi akomeye cyane. Twari dufite abarimu bakanira kandi bagoye kumvisha ibintu. Byansabaga kwiga cyane. Namwe murabizi umuntu wari uvuye muri 9 agiye segonderi bodingi uburyo bimusaba kwiga. Nakomeje kwiga cyane ariko ntabwo Bibiliya nigeze ntandukana nayo. Nakomeje kujya nyisoma muri bureke turuhutse. Nkajya nyisoma mu gihe cyose mbonye umwanya, mu gihe tutari kwiga nkaba ndi kuyisoma. Narayikundaga cyane kuko numvaga ari bwo buzima bwanjye. Bibiliya burya ni ijambo ry'Imana. Uhora n'Imana, Imana iramusanga kandi Imana ihorana nawe. Nuko mu myumvire yanjye numvaga ko Imana ishobora byose cyane. Ikigo cy'abakristo bari bafite imico itandukanye cyane ku buryo ki buri munyeshuri wese w'umushya bakiraga bamuhaga korari. Korari bakazifashisha bagenzuza amasuku ndetse bagenzura n'abazajya baririmba. Nanjye bampaye korari. Nakiye ubuzima bw'aho ngaho. Ntangira kwiyumvamo ko nageze bodingi nanjye. Nuko uwo wari uhagarariye korari yacu yaje kunsura muri bureke, asanga ndi gusoma Bibiliya. Yasanze ndi gusoma Bibiliya arambwira ati Cedric, mbere yuko tuganira manza nanjye unyigishe Bibiliya, ugire ijambo nsomera ryamfasha. Ndamubwira ati nta kibazo, tega amatwi. Ndamusoma umurongo wo muri Bibiliya ndawumusobanurira. Arabikunda cyane, aravuga ati buri munsi nzajya nza. Ku
Umunsi wa kabiri yaraje nanone mwigisha Bibiliya arabikunda cyane, abikunze cyane arongera aravuga ati ejo nzagaruka. Umunsi wa gatatu namwigishije Bibiliya arongera arabikunda cyane, aravuga ati uyu mugisha ntabwo twawiharira twenyine. Nuko yabwiye abantu bose twaririmbaga muri korali imwe twakoraga amasuku ngo bajye baza twigire hamwe ijambo ry'Imana. Nanjye nakomeje kubigisha ijambo ry'Imana, ariko abanyeshuri buriya bagira uburyo batangazamo ibintu byabo. Inkuru yanjye yamamaye mu kigo ko nzi gusobanura neza Bibiliya kandi nkaba nzi no kubwiriza neza. Abanyeshuri bose bakajya babyiganira muri classe yanjye, bakajya babyiganiramo cyane. Abanyeshuri twiganaga nabo barabirebye batangira kunyita pasiteri, bakajya bambwira ati pasiteri. Nanjye nkomeza kujya nigisha Bibiliya muri ubwo buryo, ariko buri muntu wese nigishaga Bibiliya yagendaga akazana undi. Abanyeshuri bakomeje kugwira ubutitsa, biragira tukajya tujya mu kibuga cyari kiri hagati mu kigo cyacu, nkajya nkomeza kubabwiriza Bibiliya. Abanyeshuri bakomeje kugwira ubutitsa, ikigo cyose cyari kijya mu kibuga. Animateri wari uhagarariye disipurine, imyitwarire yacu yarabirebye abona biteje akavuyo, nuko yaje kumbwira ati Cedric, niba ushaka kwigisha Bibiliya jya uyigisha kuri Asembo. Nuko natangiye kujya kwigisha kuri Asembo. Mu gitondo najyaga kwigisha kuri Asembo nkasanga abanyeshuri bose bazindutse bahageze kuri Asembo. Animateri yagiye kureba abanyeshuri muri classe nk'uko byari bisanzwe, niwe wabasohoraga muri classe abura n'umwe, asanga bose bagiye kuri Asembo. Kuri Asembo nabigishirije ijambo ry'Imana barabikunda cyane, barafashwa bose barahinduka. Nta muntu wongeye gusigara mu makarase ari gukwepa animateri cyangwa ari kwigira nabi. Ikigo cyose kubera ijambo ry'Imana cyarahindutse. Buriya Bibiliya ni umuyoboro muzima, kandi uwugendeye by'ukuri ntajya ayoba. Nakomeje kwigisha kuri Asembo, abantu barabikunda cyane, abanyeshuri barabikunda, kugeza n'aho bose bagiye ku murongo. Ntawe wari ugitobora abandi muri refe. Ibintu byatangiye kuba ubwumvikane, ntawe wari ugikugwamo amanota yo kudatebeza, abantu bose baratebezaga. Ntawe wari ugikopera ndetse nta n'uwatsindwaga. Buriya Bibiliya yakugeza ku bintu byinshi, ifite ubushobozi bwinshi nawe utazi. Ikigo cyacu cyarahindutse kimera nka paradiso. Yari ikigo kiryoshye, abantu bose bumvikana, nta ntambara yabagamo. Mbese nta nubwo bakomeje kwiba nk'uko muri bodingi mujya mwumva ngo abana babibye. Mu kigo cyacu ni uko twabisezeye. Bibiliya yatubereye umurongo muzima, natwe turawukunda. Nakomeje kwigisha kuri Asembo, abantu barabikunda cyane. Abanyeshuri bose barabyumvaga kandi bakiyemeza guhinduka. Abanyeshuri barankundaga n'abayobozi bakankunda. Abayobozi barankundaga cyane, kuko icyo gihe nari naraborohereje akazi. Nta munyeshuri wakoraga amakosa, nta munyeshuri wandavuraga na mugenzi we, nta munyeshuri wigeze ukora ikintu kibi. Abanyeshuri bose nabashyize ku murongo. Cyari ikigo kimeze nka paradiso.
abayobozi barankundaga cyane, nari ndi umwana w'intangarugero abandi bose bafatiraho urugero. Nubwo amasomo yari menshi ariko nakomeje gukazanya ndiga, burya iby'Imana irimo ntibijya binanirana. Nawe ujye usenga kugira ngo ibintu byawe bizemo Imana. Nakomeje kwigisha Bibiliya, mbona imbaraga zayo ntari nzi zihishe. Abantu barabikundaga cyane kandi bumvaga bahinduka bakava mu byo barimo bakajya mu byiza. Nuko twarangije umwaka ikigo cyacu kimeze nka paradizo. Abanyeshuri bose narabashyize ku murongo. Ikigo cyacu cyari kimeze nka paradizo. Twagiye mu biruhuko dutangira umwaka wa gatanu. Umwaka wa gatanu ntabwo nari nzi ko amakuba, agahinda ariho bizatangirira. Ese umwaka wa gatanu byagenze gute? Ese ni gute amarira, agahinda aribwo byatangiye? Niba nawe hari amatsiko usigaranye kuri buno buhamya bwa Izere Cedric, ejo hazaba hajeho igice cya kabiri kuri Sharif TV. Ndabashimiye mwe mwese twabanye.